ndashimira buri wese, ndashimira igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Imana ibahe umugisha, ndishimye cyane. Aha yari amaze guhabwa igihembo cy'umuproducer mwiza muri Afurika, ni mu bihembo byiswe Afrima Award. Element ni umwe mu bahanzi bishimirwa cyane cyane ku rubyiniro. Banza urebe gato. Hari umwanditsi w'umunyamerika wigeze kuvuga ati, the only limits in your life are the ones you create. Ati inzitiro zonyine ziba mu buzima bwawe ni zimwe mu zo wishyiriyeho wowe ubwawe. Hari n'indi mvugo iteye nk'iyigira iti, nta kure hawe udatekereza, cyangwa se ihene irishiriza mu burebure bw'umugozi wayo. Uyu musore nawe abigarukaho agira ati, nta limite ngira mu buzima bwanjye. Niyo mbonye umuntu uri kwilimitanya biranjena. Kubera ko umuntu wese wabaye successful mu buzima ni umuntu nawe, you know. Uyu munsi nimba Regan yageze ku kintu nanjye nakigeraho, nagihaye umwanya nkagikora. Ariko nyishoboye. Hari igihe tureba umuntu yageze ku bintu ukumva nawe wabikora, ariko ukirengagiza ibintu acamo kugira ngo agere kuri. Element ni umusore winjiye mu muziki akiri muto, ariko nubwo yari muto, kuva mu mwaka wa 2020 Element amaze gukora ibikorwa bihambaye benshi bafataga nk'ibidashoboka. Element ni umuproducer, umwanditsi w'indirimbo, icyarimwe akaba n'umuhanzi, byose akora neza ku rwego mpuzamahanga. Ariko se ubundi ni gute Element yaje ku myaka 20 gusa agahindura byinshi ku muziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga? Ese ko tuzi ko buri mwana akora afite inzozi runaka, Element we yakuranye izihe nzozi? Niba nawe ujya wibaza byinshi ku buzima bw'iki cyamamare, uhaye ikaze. Nitwa Mr. Wizi, iyi ni Nepo TV official. Tuzatubana mu biganiro bivuga ku byamamare bitandukanye. Bahaye ikaze. Element eleeh, amazina ye y'ukuri ni Mugisha Fred Robinson. Yavutse kwa 26 Nyakanga umwaka w'2000. Avuka ari umwana w'imfura mu muryango w'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Akaba yaravukiye mu karere ka Karongi ahari mu burengerazuba bw'u Rwanda. Element eleeh yize amashuri yisumbuye muri College Saint Marie Kibuye. Ariko nk'uko buri mwana akura afite inzozi runaka, uyu Element navuga ko yakuze akunda umuziki, ariko yaje kuwukunda nyuma. Element we avuga ko yumvaga azibera umusirikare cyangwa rutahizamu w'umupira w'amaguru. Nakundaga gukina foot. Nahano nize mu wa mbere banyitaga Brazil. Kuko twari dutuye Gisenyi, none nza kwiga hano muri Saint Andre hano Nyamirambo. None kubera gukina umupira fresh barakumumena. Arakumumena. So bakazajya bavuga ati umwana w'Igisenyi banyita kandi kuko yabigisenye bitaba muri Brazil. Niko babita. So nakinaga no mu Academy ka Marine. Papa wanjye nyine yashakaga ko nkina umupira ubundi ibintu by'umuziki byaje bimutunguye. Shaka ko nkina umupira akanjyana muri Academy ka Marine mu nk'amezi 3. Aziko yazahita njyana mu Kaperi nkahita nzamukira muri Aperi. Ni gute ariko nubwo yakundaga umupira w'amaguru ndetse na se amushyigikiye, uyu mwana yakundaga umuziki byimazeyo. Uburyo yabaga ari ahantu hakorerwa umuziki yumvaga atuje kandi afite amahoro. Dusubiye inyuma gato, Element avuga ko yiga segonderi yaririmbye mu matsinda atandukanye ku ishuri, ndetse we ubwe avuga ko yiga icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye aribwo yamenye gucuranga gitari. Kubw'iyo mpamvu yatangiye kwiga gucuranga, maze umwanya yafataga akina umupira w'amaguru awusimbuza wo gucuranga kuko yumvaga bikunze cyane. Twihuse gato, ubwo Element yasozaga kwiga amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2018, Element yinjiye mu buhanzi, ariko yatangiye ashaka kuririmba. Nubwo yari ashaka kuririmba, ariko yari anafite impano yo gucuranga anakora beat zishyirwa mu ndirimbo. Yaje kugira umujinya ukomeye nyuma yo gusiragizwa n'abaproducer batandukanye ubwo yabaganaga ngo bamukorere indirimbo. Ibi byatumye afata icyemezo cyo gutangira kwikorera indirimbo bwe. Element yavukiye mu karere ka Karongi anagakuriramo, ariko urukundo rw'umuziki yararukuranye. Urukundo rw'umuziki rwe rutangirira muri korali aho yaririmbaga anacuranga piano ku myaka mike cyane.
Ageze mu mashuri yisumbuye nibwo asa n'uwamenye ko afite impano yo gukora beat z'indirimbo. Ni nabwo yatangiye kuzikorera abanyeshuri b'inshuti ze babaga bari mu marushanwa mu kigo. Eleeh ubwe avuga ko yiga segonderi aribwo yatangiye gukorera abanyeshuri babaga bafite indirimbo maze we akabafasha gukora beat z'izo ndirimbo. Avuga ko izo ndirimbo zimwe muri zo yakoraga zajyanwaga mu marushanwa yewe zikanatsinda. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2018, Eleeh yaje kugana Country Record nk'umuhanzi ushaka kuririmba. Iki gihe producer Aizo yamukoreye indirimbo y'ubuntu kubera ko yari yakunze imiririmbire y'uyu musore. Iyi ndirimbo yakoze ntabwo yigeze ayisohora, ariko impano ye yakunzwe cyane muri Country Record yatumye anasabana n'umuyobozi wayo. Usibye kuririmba byari byamuzanye, yanaberetse ubuhanga afite mu gucuranga no gukora beat z'indirimbo nk'uko yabikoraga yiga segonderi. Nyuma yo gukora iyi ndirimbo bakanamukunda bagakunda imiririmbire ye, Eleeh yaje gutaha yisubirira i Karongi mu rugo. Nyuma y'iminsi mike, Nduwimana Jean Paul uzwi nka Nopcha, umuyobozi wa Country Record, yaje gushaka ko afasha uyu muhanzi mushya yari abonyemo impano ihambaye. Eleeh waririmbaga Afrobeat yagarutse i Kigali yiyemeza gukora umuziki mu mezi ane. Mu mezi ane yamaze yakozemo indirimbo nyinshi icyakora zitagiye zirangira. Gusiragizwa kenshi mu ba producer batandukanye byatumye umusore wari ufite impano mu gukora beat no gutunganya indirimbo z'abahanzi afata icyemezo cyo kwinjira muri uyu mwuga byeruye. Nguko uko yisanze abaye producer muri Country Record nyuma yo kumvikana n'umuyobozi mukuru w'iyi studio. Nyuma y'uko Eleeh yari yisanze muri Country Record mu mwaka wa 2019 nibwo Eleeh yinjiye muri uyu mwuga. Gusa gutangira gukora indirimbo ntabwo byamworoheye. Mu mwaka wa 2019 Eleeh avuga ko yakundaga kuba ari muri studio akora beat z'indirimbo zitandukanye ariko ataragira abahanzi bakorana. Nyuma yaje gufata icyemezo cyo guhamagara Bruce Melody ngo bakorane indirimbo. Icyakora nubwo uyu muhanzi yabashije guhita abyumva. Ati nashatse nimero ndamuhamagara mubwira ko mfite ibintu nakoze kandi numvaga yakuramo indirimbo nziza. Namusabye kuza yakumva bikunze tugakorana. Icyo gihe ntabwo yongeye kunsubiza bituma nekereza ko yabisuzuguye. Bruce Melody yaje kujya kureba uyu musore banahise bakorana indirimbo Hands Up. Imikoranire yabo itangirira aho ngaho. Nubwo yari amaze gufatisha Bruce Melody, Eleeh avuga ko benshi mu bo bavuganaga bamanje kumuca intege bamubwira ko atari byiza guhera ku muhanzi ufite izina nka Bruce Melody. Ariko we bitewe no kwiyizera yahisemo kumuhamagara kandi yarayizeye ko Bruce Melody ari bukunde ibyo akora. Eleeh ni umuproducer akaba n'umuhanzi ugaragaza ko afite icyerekezo gihambaye. Amaze gukora indirimbo nyinshi zakunzwe zirimo Fudetwa, Tombe, Maso, Njozi yakoranye na Mario ndetse n'izindi zagiye zikundwa ku rwego mpuzamahanga. Hanyuma y'ibyo kandi Eleeh amaze gutwara ibihembo byinshi nk'umwe mu baproducer beza u Rwanda rufite. Yegukanye ibihembo birimo Isango na Muzika Award 2022, atwara igihembo cy'umuproducer mwiza wa Isango na Muzika Award nanone mu mwaka wa 2025, ndetse yatwaye n'igihembo cy'umuproducer mwiza muri Afurika cyiswe Afrima Best Producer Award 2025, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ariko Eleeh nubwo azwiho nk'umwe mu baproducer bakomeye kandi akaba umuhanzi ukomeye, hari benshi usanga bamushinja gushishura abandi bahanzi, ariko we uko bisobanura. Abanyarwanda nyine hari ikintu bari bamenya gutandukanya gushishura no gusampulinga ibintu bitandukanye. Gushishura no gufata ikintu cy'undi muntu ukacyitirira, ariko sampling no gufata ikintu cy'undi muntu ukakizana kandi ukabyerekana ko wakizanye. Nka Sikosa na Contacts umuhungu wa Oliver Ngoma original nyine umwana w'inyuma uburenganzira. Niyo mpamvu Sikosa itaragira copyright nyine claim. Ikindi kandi ni umuproducer, we avuga ko niba umukoranye akubwiza ukuri aba yifuza ko mukora ikintu cyiza mutagendeye ku mafaranga. Uyu munsi Eleeh ni umuhanzi ukunzwe kandi avuga ko ashaka kwagura izina rye rikagera ku rwego mpuzamahanga, dore ko afite imishinga ikomeye aho atangaza ko afitanye indirimbo na bamwe mu bahanzi bakomeye tuzi kuri uyu mugabane wa Afurika barimo Joshua Baraka, Bien ndetse na Ruga wo muri Nigeria
ndetse n'abandi batandukanye bafite izina rikomeye kuri uyu mugabane. Bashimiye mwe twabanye, nitwa Mr. Wizi. Subscribe niba utarayikora, tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Ndabashimiye.